gahini dore ibyaha biri kwitugatugira ku rugi niweho bishaka urupfu rwari rurimo kumushaka kumena amaraso y'umuvandimwe byari biri hafi ye ariko Uwiteka aramuzi ati nubwo ibyo byaha biri kukwifuza nubwo ibyo byaha birimo kugushaka ufite imbaraga zo kugira ute zo kubitegeka. Imana iturengere. Imana yatubwiye ngo ibyo byaha byose birimo kwitugatugira ku rugi, birimo kwitugatugira ku mitima yacu, birimo kwitugatugira bugufi bwacu, ngo dufite kubite ngo umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ngo ndiyicarane n'abakobanyi ndahagare mu nzira z'abanyabyaha, uwo arahiriwe kubonekaho umwuka w'Uwiteka azaba muri wowe. Ijambo ry'Imana avuga ngo dore Uwiteka Imana y'Isiraheli iri muri wowe imbere. Ariko kuri babandi bagira ute bakora ibyiza, kuri babandi bakirana, tugende turira tubibira umwami, niba tubabazwa n'abarimbuka tuzahozwa naza dushira agahinda, nidutunda imiba tuzanezerwa. Bya byose mbiseguyeho ndi mu cyumba kirimo abana basinziriye, rero niyo mpamvu muri kumva barimo gufurura cyangwa se kugona, muze kwihangana. Haleluya, haleluya, amahoro amahoro, ndabasuhuje mwese mu izina rya Yesu Kristo, aho muhereye ku migabane itandukanye y'isi, bifurije amahoro y'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ikaze waburemusha abasangwa badakoma kubana natwe, bahaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo. Nanone kuri wa munsi wacu ku wa kane, aho ari igihe cyawe cyo gukizwa, aho ari igihe cyawe cyo kugendererwamo n'Uwiteka, Imana ikakugira neza kandi Imana ikakurengera. Uyu rero ni umwanya mwiza twumva ijambo ry'Imana, tukumva icyo Umwuka arimo kubwira amatorero cyangwa se umugeni wa Kristo. Rero nguhaye ikaze muri umwanya mwiza. Uyu ni umunsi wawe wo kureba ibidatunganye ukabitunganya, kandi nanjye ni umunsi wanjye wo kureba ibidatunganye nkabitunganya, kugira ngo ubwo umwami Yesu ubwo azaza aje gutwara itorero azasanga imboneye, azasange nawe uboneye. Reka rero twubahe Imana, twumve icyo ijambo ry'Imana riri kudusaba kuri uyu munsi wacu ku wa kane. Imana ishimye, reka twubahe Imana dusenge. Uwiteka Mana yacu, Mana igira neza, ndagushimye kandi ndaguhimbaje. Ndagushimye kubw'ubuntu bwawe, ndagushimye kubw'imbabazi zawe, ndagushimye kubw'uburinzi bwawe, izina ryawe nishimwe. Ndagushimye kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye wo gutega amatwi ijambo ryawe. Bana natwe Data mwiza, bana natwe tugire neza, icyo Umwuka tubwira tucyumvire kandi tugikore. Turakwinginze Mwami, nidutsindwa n'ijambo ryawe duce bugufi, kuko nawe witeguye kutubabara no kutugira neza. Bana natwe rero muri umwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe, ndaba ari two ku Mwuka wawe wera bari uganza, kandi icyo wagambiriye kuri two aba ari cyo kiba, kandi icyo watumye ijambo ryawe ari cyo gisohora. Namaganye imbaraga mbi z'umwijima, namaganye gukora kose k'umwanzi Satani, ahubwo duhaye ikaze imbaraga zawe. Mwamuhindura imitima yacu, imitima yabaye ng'amabuye, wicishe bugufi ibe imitima yoroshye. Mu izina rya Yesu Kristo niko dusenga twizeye n'iteka ryose. Amen, amen. Imana ishimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya mbere cya Mose, Itangiriro ibice 4 umurongo wa 7. Haravuga ngo nukora ibyiza nduzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugira ku rugi, kandi ni wowe byifuza ariko ukwiye kubitegeka. Amen. Tuye kuganira ku ijambo rivuga ngo reka tube mu buzima bwo gutegeka ibyaha, ibyaha byire kudutegeka. Reka tube mu buzima aho dutegeka bya bindi bituma tujya mu isaha, bya bindi bituma tujya mu mwijima, bya bindi bituma Imana itureba ikatugaya, cyangwa se bigatuma Uwiteka ababara. Aha Imana kuvuga ngo nukora ibyiza nduzashimwa, nduzemerwa, ariko ngo nukora ibibi
ngo ibyaha byitugatugira ku rugi, kandi ibyo byaha niwo byifuza cyangwa se ninjye byifuza. ngo ariko nubwo bitwifuza, nubwo biri ku rugi, nubwo bije bitwegereye, ngo ariko dukwiye kugira ute? Dukwiye kubitegeka. ariko ikinyejana turimo ntabwo turi gutegeka ibyaha, ntabwo turi gutegeka amagambo ngo yaduhunge, ntabwo turi gutegeka inzangano ngo ziduhunge, ahubwo tumeze nk'abari gufungura zikinjira inzangano, zamara kwinjira mu mitima yacu zikadutegeka, kugira ngo twe dutegeke udwango, aho kudwango rukagira ute? Rugadutegeka. Imana itugire neza. izi nguru zerekeye kuri Gahini na Abeli. Abeli yari ari umworozi, Gahini ari umuhinzi. ngo none igihe kiragira buri wese atamba igitambo akurikije n'uko yasaruye cyangwa se n'uko yungutse. noneho Abeli ngo atanga igitambo cyiza, ngo Uwiteka ngo yita kuri Abeli n'ituro rye cyangwa se n'igitambo cye. ariko Imana ngo none yima amaso Gahini ngo n'igitambo cye. ngo bityo Gahini ngo ararakara. nk'uko kurakara, ijambo ry'Imana ratubwira ngo umuntu ngo agira irari. iyo umuntu agize irari araritwita. iyo aritwitse rihinduka icyaha. iyo rihindutse icyaha rihinduka urupfu. Imana itugire neza. na Gahini rero yagize ishari mu mutima we, ntabwo yarigize ngo birangiriraho, yari arigize araritwita. amaze kuritwita riravuka. nk'uko kuvuka agambira kwica umuvandimwe we Abeli amuzije kuko yakoze ibyiza. aha rero niho Uwiteka yabwiye Gahini ati ngo nukora ibyiza nduzemegwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugira ku rugi, kandi ngo niwo byifuza, ngo ariko ukwiye kubitegeka. Imana itugire neza. reka tube mu buzima bwo gutegeka ibyaha, reka tube mu buzima bwo gutegeka amagambo, reka tube mu buzima bwo gutegeka za telefone zacu, reka tube mu buzima bwo gutegeka icyaha icyo ari cyo cyose. ntabwo nzi icyaha cyakunaniye kureka cyangwa se icyaha cyakubase, ariko ijambo ry'Uwiteka ratubwiye ngo dukwiye gutegeka ibyo byaha birimo kwitugatugira ku rugi. Imana ishimye. Imana yaduhaye ubutwari n'ububasha n'ubushobozi, kandi ubwo butwari dukwiriye kubukoresha. kandi ubwo butwari twahawe nta kindi ni ubutwari bwo gutegeka Satani n'imbaraga zose z'umwijima. kandi si n'ibyo gusa, ahubwo twahawe n'ubutwari bwo gutegeka ibyaha. Haleluya. twahawe ubutwari bwo gutegeka ibyaha, ingeso mbi tukazitegeka. aya matelefone yagize abantu ibisenzegeri tukayategeka. aya mateleviziyo yagize abantu kuba abapfapfa ntibamenye inzira igisiyoni tukagira ute? Tukayategeka. aya magambo yagize abantu ngimva zirangaye tukayategeka. imitima yuzuye uburiganya tukagira ute? Tukawutegeka. tugomba gutegeka icyaha, bikunde byange tugomba gutegeka icyaha, kuko Uwiteka si uzaza ngo agitegeke. ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ibyaha byitugatugira ku rugi, ngo byari birimo gushaka Gahini ngo bimwifuza, ariko ngo nyamara nubwo byamwifuzaga niwe wari ufite kugira ute? Kubitegeka. ntabwo ari Imana yari ifite kubitegeka, ahubwo Gahini ubwe ni ukwiriye kubitegeka. Imana itugire neza. mwene data, shuti y'umusaraba, ntabwo nzi ibyaha bikugwanya, ntabwo nzi ibyaha bikunesha ku manywa na nijoro, ntabwo nzi icyaha ugerageza kwinushura kikanga, ariko ndagutangariza ngo ufite ubutwari kandi ufite n'ubushobozi byo gutegeka ibyo byaha byose bigira ute? Bikugwanya. reka twongereho ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 10, turahera ku murongo wa 18 tugeze kuri 20. ijambo ry'Imana riravuga ngo arababwira ati nabonye Satani avuye mu ijuru agwa asa n'umurabyo. dore mbahaye ubutwari bwo kujya mukandagira inzoka na scorpion n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Imana ishimwe. ariko ndi mwishime yuko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimire
yuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Amen. Hano Yesu yababwiye ati nabonye Satani afite imbaraga nyinshi zo kubagwanya, zo gufungura amabara bamwe bagasinda, zo gufungura ububyiniro bamwe bakagenda bakiyandarika. Yesu aravuga ati nabonye Satani aje afite imbaraga nyinshi, ariko ngo nubwo afite izo mbaraga nyinshi ngo mbahaye ubutwari, haleluya, bwo gukandagira inzoka na scorpion. Inzoka isobanura uburiganya, kandi iyo umuntu afite uburiganya burya ndabugira yenyine, ntabwo ari bwo bwonyine aba afite gusa. Uburiganya, iyo umuntu afite uburiganya agira n'amagambo. Iyo rero afite ayo magambo ntabwo aba umunyamagambo gusa, ahubwo aba n'umuntu woshya abandi akabajyana mu ngeso mbi. Niba uri umuriganya, icyaha cy'uburiganya ntabwo ari cyo ufite gusa, hariho no kuba umunyamagambo. Kandi niba uri umunyamagambo ufite n'icyaha cyo kosha abandi, kuko niba uri umuriganya uzosha abandi ati nimukore ibi kandi atari byo. Mugire amagambo, muvuge bene so, muvuge ibidakwiriye, bidahwitse, muvuge ibipfuye, bidafite umutwe. Ya magambo yose agize ute mabi. Imana itugire neza kandi Imana iturengere. Ijambo ry'Imana yavuze nubwo Satani afite imbaraga zo kubagwanya, nubwo Satani ahagurukiye kukugwanya wowe mwene data, nubwo Satani ahagurukiye kukurasa umwambi, Yesu aravuze ati ngaguhaye ubutwari bwo gukandagira izo mbaraga zose Satani yohereje, zo gukandagira ibyo byose birimo kukugwanya, zo kugwanya ibyaha n'ibicumuro. Mwene data, ijambo ry'Imana rirakuze rikwibutsa yuko wahawe ubutwari. Tegeka ibyo byaha. Iyo nzoga yakunani wayivumye ukayitegeka. Imana itugire neza. Ubwo buriganya watsenze, Imana ikaguha imbaraga ukabitegeka, ko Yesu yaguhaye ubutwari. Imana rero ngibwira Gahini, dore ngo ibyaha byitugatugira ku rugi rwawe, kandi ibyo byaha niwo byifuza, nta wundi bishaka atari wowe. Ariko nubwo ngo bikwifuza, nubwo bigushakana imbaraga nyinshi, ngo ariko ufite kugira ute kubitegeka. Uwiteka ashimye. Twahawe ubutwari n'ubushobozi bwo gukandagira uburiganya. Umuntu nakuzanaho amagambo yamanjwe, umubwira attention ati mwene data, kino kiganiro si icyacu. Umuntu nakubwira ati mukora ibi, umubwira ati mwene data, iyi nzira si yanjye. Umuntu nakubwira ibintu bidahwitse bihabanye n'ubushake bw'Imana n'ijambo ry'Imana, uzamubwira ati no mwene data, sigaho, naho twari dukwiriye kuvuga kuno, naho twari dukwiriye gukora ibi, naho twari dukwiriye kwicara muri iyi nzira y'abakobanyi, muri iyi nzira y'abanyabyaha. Iyi nzira si yacu. Mwene data, nakwibutsaga ndi ufite ubutwari bwo gutegeka ibyo byaha byakunaniye. Ntabwo Yesu azaza ngo akwikubite imbere ngo birarangiye. Yego byararangiye ku musaraba, ariko hari ibyo nawe ugomba kugira ute kurangiza. Yesu yaje aba igitambo. Yesu yaje kugira ngo uzabone Imana. Yesu yaje kugira ngo wezwe ibyo byaha. Yesu yarapfuye kugira ngo aguhe imbaraga. Mu rupfu rwe, mu kuzuka kwe habonetsemo imbaraga, kuko yahawe ubutwari n'ububasha ndetse n'ubushobozi bwo kugira ngo twitwe abana b'Imana, tuve mu mwijima mubi adushikirize umucyo, umucyo tumurikire. Imana itugire neza. Niwiga gukora neza, Uwiteka azakugira neza. Nugira umutima nguwa Abeli, Uwiteka azakunezererwa. Kundo cy'Uwiteka kizakubaho. Nukora neza, Uwiteka azaba Imana yawe. Ntabwo azategwa n'isoni y'uko uri umwana we, kandi ntabwo bizarangiraho. Azagusiga igikundiro cye. Feva y'Imana izakubaho. Ubwiza bw'Imana buzakubonekaho. Umwuka w'Uwiteka azaba muri wowe. Ijambo ry'Imana avuga ngo dore Uwiteka Imana ya Isiraheli iri muri wowe imbere. Ariko kuri babandi bagira ute bakora ibyiza, kuri babandi bakiranuka, kuri babandi bubaha Imana, abo barahiriwe, kuko bakora ibyo umwami ashaka. Ngo hahigwa ngo umuntu udakurikiza imigambi y'ababi.
ngo ndiyicarane n'abakobanyi ndahagare mu nzira z'abanyabyaha, uwo arahiriwe kuko ngahubwo nk'amategeko y'Uwiteka ngo nibyo yibwira ku manywa na nijoro. Kandi birangira ngo bene uwo ngahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, mu gihe gikwiye no mu gihe kidakwiriye yera imbuto. Ntabwo ari wa mukristo uzaba umukristo ku cyumweru gusa, tumubone rwose mu makanzu maremare, tumubone ku mitsatsi ya naturel, tumubone yateze igitambara, mbese tubone yitonze yabaye umwana mwiza. Ariko kuwa mbere wareba wa muntu wabonye ku cyumweru ukabona harimo itandukaniro. Dukizwe iminsi yose, kuwa mbere ukizwe, kuwa kabiri ukizwe, kuwa gatatu ukizwe, kuwa kane ukizwe, kuwa gatanu ukizwe, kuwa gatandatu ukizwe, ku cyumweru ukizwe, kuva kwa mbere kugeza mu kwa 12, kuva uyu munsi ukageza igihe ubwo umwami Yesu azagaruka gutwara itorero, azasanga ukijijwe. Were kuzana ikintu cy'urujijo mu bantu. Reka dukizwe iminsi yose, nguwo ngarahiriwe kuko ngazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, ngibibabi byabyo ndibyuma ngaho ko ni itoto. Imana itugirire neza, Imana iturengere. Reka twakirize imbaraga kuko Yesu yavuze ati ngo mbahaye imbaraga zo gukandagira inzoka na scorpion. Imana ishimye. Inzoka isobanura uburiganya, kandi umuntu ugira uburiganya burya agira n'amagambo. Imana itugire neza, iturinde uburiganya, iturinde amagambo. Kandi ntabwo ngo yaduhaye indwaro aho izo ndwaro ntituzikoresha. Yabwiye Gahini dore ibyaha biri kwitugatugira ku rugi, niweho bishaka. Urupfu rwari rurimo kumushaka, kumena amaraso y'umuvandimwe byari biri hafi ye, ariko Uwiteka aramuzi ati nubwo ibyo byaha biri kukwifuza, nubwo ibyo byaha birimo kugushaka, ufite imbaraga zo kugira ute zo kubitegeka. Reka dutegeke aya magambo yatunaniye bene data, reka dutegeke aya mashari yatunaniye, reka dutegeke ubu bwibone bwatunaniye, reka dutegeke ubusinzi ndetse n'ubusambanyi byatunaniye, kuko Uwiteka yaduhaye ubwo butwari. Na Yesu yabisubiyemo aravuga ati dore mbahaye ubutwari. Bene data, ubutwari twahawe ntabwo ari ubwo kuvugira hejuru y'abantu, ntabwo ari ubwo gutegeka abaja, ntabwo ari ubwo gutegeka abakozi bo dufite mu rugo kuba bafite, cyangwa se bwo gutegeka abantu bari munsi yawe. Oya, ubutwari Kristo yaduhaye ni ubwo gutegeka ibyaha byatunaniye, ni ubwo gutegeka imbaraga z'umubi, ni ubwo gutegeka satani n'abadayimoni, ni ubwo gutegeka ibitugwanya byose byari byatuma Kristo azaza akaturebera kure ndatubone. Ibyo dufite imbaraga byo kubitegeka, tukirukana imbaraga mbi z'umwijima. Aba bakobanyi tukabirukana, guhagara mu nzira z'abakobanyi izi nzira tukazihunga, kwicara mu ndeko y'amagambo tukabihunga. Ushobora kuvuga ati ndabwo wicara mu ndeko y'amagambo, ariko iyo uri wawe wicara ku bantu ukabavuga, burya uba wageze mu ndeko y'amagambo, buryo wahagaze muri za nzira z'abakobanyi. Imana itugire neza, kugira urwango ndutanga imbabazi. Icyaha deja cyarangije kugutegeka, icyaha cyakugizeho ububasha. Muri ibi turimo ibyaha byatugizeho imbaraga cyane, aho usanga umuntu yarabaswe n'ubusinzi, umwaka uratashe n'undi uragarutse, ndahinduka aho kugira ngo abe mwiza arushaho kuba mubi, aho kugira wa muntu areka inzira ze za maraya aho kakarushaho gukunda uwo mwuga. Imana itugire neza, aho kugira ngo abakristo amagambo tuyagabanye aho kuyakatubana menshi. Imana iturengere. Imana yatubwiye ngo ibyo byaha byose birimo kwituga tugira ku rugi, birimo kwitugatugira ku mitima yacu, birimo kwitugatugira bugufi bwacu, ngo dufite kubitegeka shuti. Ibizaturimbura suko twakoze ibyaha, niko tutategetse, niko tutacyashe umukobanyi ngatuveho, niko tutacyashe imbaraga z'umwanzi satani, niko tutitandukanije. Ikintu kizarimbura abisi ni ukunanirwa kumvira, kuko burya kumva kuzanwa n'ibintu byose. Iyo umuntu akubwiye ati yewe ndagiye, we wangingira,
iyo agukingiye hari byinshi abe yarinze. Nta mujura winjiye iwawe, ndawaje ngo yangirize ibyawe. Uko abishize usanga bigize ute bitunganye, kuko yakumviye akagukingira. Natwe iyo tunaniwe kumvira Imana, ibyaha biraza bikatwinjirana, ubusambanyi bukatwinjirana, amagambo bikatwinjirana, yemwe za ngeso mbi zose zikaba muri twe, kuko twananiwe kumvira. Kuko twananiwe kumvira, Uwiteka ndago yibagira ute adukingira ibyo byaha. Kandi ibyo byaha nitwe ahanini tugomba kubyikingira, nawe akagira ute nawe akabiturinda. Imana idufashe. Mwene data, ayo magambo yakunaniye, wahawe imbaraga zo kugira ute zo kuyategeka. Tegeka umukobanye agusohokere mu buzima, tegeka amagambo yagusohoke mu buzima. Sohora ayo matiku ukobanye muri wowe, sohora izo nzoka zose, inzoka, uburiganya, sohora ubwo bunyamaswa, izo ndegenge zisohore muri wowe. Wahawe ubutwari bwo gukandagira inzoka na skoropi. Garukira Imana, uve muri uwo mwijima mubi, uve muri ayo magambo, uve muri ayo matiku, uve mu ngeso mbi. Ukora icyo Imana ishaka, ukora icyo Imana ishima, unezeza Imana. Umere ngaberi. Aberi yanze kwifatanya n'imbaraga mbi umwijima, Aberi yanze kuguma mu mwijima mubi, ahubwo Aberi aranyurwa n'ibyo Uwiteka yamuhaye. Nkuko kunyurwa aravuga ati Uwiteka wangiriye neza, nanjye ngarutse imbere yawe inje kugushima. Ngarutse imbere yawe nzanye kimwe mu cyacumi mu byo wambaye. Ndago yagize umutima w'ubugugu, ndago yihugiyeho ngo yireba ati ibi byose ninge bikwiriye, ibi byose ni ibyanjye. Imana iturinde umutima wa gahini. Narimvuze ati Imana iturinde umutima wa gahini, iturinde umutima wa gahini, uko umutima wa gahini ni mubi. Umutima wa gahini utuganisha mu rupfu. Ijambo ry'Imana avuga ngo irari riratwitwa, ryamara gutwitwa rikaba icyaha, ryamara kuba icyaha rikabyara urupfu. Imana itugire neza. Nawe yatwise ishari, ishari riba muri we, rirakura, rimaze gukura ribyara urupfu, avusha amaraso y'umuvandimwe we bitari bidakwiriye. Yesu aduhaye imbaraga zo kugwanya izo mbaraga z'umwanzi Satani ngizarizo zose, kandi aratwijeje rwose ko ndakindu kizagira icyo zigira ute zidutwara niba twakiriye ubwo bubasha tugategeka. Yesu aduhaye imbaraga zo gutegeka ibyaha. Imana ubwayo yavuze ngo ibyaha birimo kwitugatugira ku mutima wawe mwene data, ariko nubwo birimo kwitugatuga, icya kabiri ni wowe bishaka, ariko nubwo birimo kugushaka ngufite kugira ute kubitegeka. Niba ari amagambo yakunaniye, dutangire ubuzima bwo gutegeka amagambo, dutangire ubuzima bwo gutegeka inzangano, dutangire ubuzima bwo gutegeka amashari, dutangire ubuzima bwo gutegeka icyaha cyari cyo cyose. Imana itugire neza. Ijambo nari mfite uyu munsi ni ugutegeka bya byaha byatunaniye, kandi ijambo nari mfite nayo ndimo kukwibutsa ndi ko Imana yaguhaye ubutwari n'ububasha n'ubushobozi bwo gukandagira inzoka na skoropiyo, kandi ukirukana ikibi cyose, ugahunga ibyaha byose, inzira y'umwijima ukayihunga. Imana itugirire neza, Imana iturengere. Mwene data, iyo vino yakunaniye wayishobora, kuko ubutwari buri muri wowe imbere. Ayo magambo yakunaniye wayashobora, kuko ubutwari buri muri wowe imbere. Iryo shari ryakunaniye ukagira ngo ari shari rya gahini, birashoboka yuko wowe utarica umuntu, ariko buno munwa nawo ngo ni umwicanyi. Iryo shari ryakunaniye uryirukane, were kugira buriya mutima wa gahini, reka tugire umutima wa Aberi. Twige gukora neza, kandi nidukora neza Uwiteka azadushima. Tube mu buzima bwo kwirukana ibyaha, tube mu buzima bwo gutegeka ibyaha. Ibyaha byere kudutegeka, imbaraga y'umwijima yere kudutegeka, abadayimoni bere kudutegeka, kandi bere kutwishima hejuru, kuko Yesu yaduhaye imbaraga bwo gutegeka icyaha, yaduhaye imbaraga zo kurwanya umwanzi Satani. Kandi arangije aravuga ngo, asoza ku murongo 20 havuze ngo twere kwishima yuko ngo abadayimoni bari kutwumvira. Ngaho twishime yuko amazina yacu yanditse mu ijuru, twishime yuko amazina yacu yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Ushaka kubusenga rwose ugasengera umuntu urwaye ugahunga,
cyangwa se nawe icyago cyawe kigahunga, umusozi wari uriho ukawimuka, Uwiteka akagutabara, were kunezezwa nuko ibigeragezo byawe biri kushirwaho iherezo, were kunezezwa nuko uri guhanurirwa, were kunezezwa yuko uri kumva abadayimoni barimo kukumvira, cyangwa abadayimoni ukababona barimo kukumvira, ngaho kunezezwa nuko izina ryawe ryanditswe he mu gitabo cy'ubugingo. Abadayimoni bumvira umuntu wese ubacyaha, yemye n'umupagani kwa kundi kabagiye kugakava Yesu Kristo. Yesu araza akagira ute akamuramira ndaga bakiguye, buriya deja wa mudayimoni yagize ute yamwumviye. Ariko nezezwa nuko uri gutegeka ibyaha bikaguhunga. Ati yemwe mwabuhehesi mwe, yemwe mwararimwe, yemwe mwabusinzi mwe, yemwe mwamagambo mwe, yewe washariwe, yewe wadwangano, ndagutegetse mvamo, umwuka wera yinjire muri nge abonemo aho kuba. Imana ndagutuzayibanganyikanya n'ibigirwamana. Oya ngo ndawukeza abami babiri kuko yakunda umwe akanga undi. Imana itugire neza bene data, ca bugufi ahuri, utegeke ibyo byaha byagize ute byakubase, utegeke izo ndege nge zakubase, uriyiriza ukumva inzara yaje, urashaka gukora ibyiza ukumva amajwi menshi yakubuza, urashaka gutanga imbabazi ukumva umwanzi yakubwira ati ko uge kumubabarira hajya yarakubabariye. Oya, kiranuka muri byose, kiranuka, gendana n'Imana yawe wicisha bugufi, gendana n'Imana yawe ufite umutima ukeye, gendana n'Imana yawe ufite umutima utunganye. Imana nayo izakwishimira iminsi yawe yose yo kubaho kwa kose. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo mbahaye ubutwari. Reka dutegeke ibi byaha byatubase, reka dutegeke izi ndege nge, reka dutegeke telefone yere kukuyobora, were kuyoborwa n'akazi ngo ubure umwanya w'Imana. Wumve ko kwa mbere kugeza ku cyumweru uririrwa mu tuzi, ayo mafaranga nda mumaro ugira, bene ayo mafaranga yarashonga ngisabone ibiri mu mazi. Ariko nugira igihe cyo gukora ibyawe, ukagira n'igihe cyo gukorera Imana, burya Imana izakunezererwa kandi Imana izakwishimira. Ndagira ngo ngwinginge kubw'imbabazi z'Imana, aho uruce bugufi twubaha Imana, dusenge, dutegeke ibyaha byagize ute byatunaniye, dutegeke za ndege nge, dutegeke ikintu cyose cyatubereye umugozi bigatuma ubusabane bw'Imana butaboneka. Imana itugire neza. Mwene data, narimvuze ndi reka duce bugufi dutegeke ibyaha, kuko Imana yaduhaye imbaraga zo kubitegeka. Imana nayo irazi ko isi itoroshye, kuyu mubiri utoroshye, ibitugwanya ni byinshi kandi Imana ibyo irabizi, ntabwo yabyirengagije. Ariko yaravuze ati muri wowe harimo imbaraga zo gutegeka izo ndege nge, muri wowe harimo imbaraga zo gutegeka amagambo, muri wowe harimo imbaraga zo gutegeka icyaha cyose cyitugatugira kukunesha ndetse no kukugwanya. Bene data, icyaha iyo cinjiye mu muntu, niba ufite urwango ntabwo bizaguma ari urwango, hazazamo no kwicana. Ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yesu riravuga ngo akanwa kicana cyangwa se ngo akanwa kavusha amaraso ngo kazabona ishano. Uyu munwa wanjye ntabwo wafata pistole ngo ugiye kurasa umuntu, ntabwo uyu munwa wanjye wafata umupanga ngo ugiye gutema umuntu. Ariko ya magambo uyu munwa wanjye uvuga, hari uwo yarimo kwica, harimo uwo yari kwangiriza, hari uwo yateye na trauma, ugasanga wenda mvuza amagambo atanejeje, yaramubabaje, amuteye trauma. Ukabona ni umuntu uhora niyo ahuye na Jeanne D'Arc akumva ko yemye ngiye no kumukubita bitewe n'iki n'amagambo yamvuyemo. Bene data, twige kuvuga neza. Bene data, reka tubane n'abantu bose mu mahoro, niko ijambo ry'Imana rivuga mu Baheburayo. Reka dukunde gukiranuka, bityo Uwiteka azatugira neza, ngo twahawe ububasha n'ubutwari bwo gutegeka inzoka na scorpio. Yesu kandi si hari aho yavuze gusa ngo nawe amaze kunesha urupfu, amaze kunyaga Satani urufunguzo, yaravuze ati ngo none ngo mbawe ngimbaraga ngo mwisi no mwijuru. Natwe rero izo mbaraga Yesu yaziduhayeho.
kandi tukwiriye kunesha ibyaha tukabinesha rwose, tukiga kuvuga neza. Abamama mukiga kuvuga neza, abasore n'ingoma tukiga kuvuga neza, tukumvira Imana, tugakorera Imana, tugakora icyo Imana ishaka. Ariko niba duhisemo gukora gahini, Uwiteka azatugirira nabi, Uwiteka azaduhana, ingota y'Uwiteka izatujya. Mwibuke iyo dukurikiye zino nguru cyane, igihe cyarageze ngo Uwiteka ngashira kuri gahini ho ikimenyetso bivuga ngo ndihazagira umuntu mwica yemye ubwe azinanigwe. Ese niba yashaka kwiyahura ziyahura, kuko Uwiteka yamaze kugira ute kumukuraho amaso. Mwene data, Imana ishaka kukweza, kandi Imana ishaka kugutunganya, Imana ishaka kukugirira neza, Imana ishaka kuguha umutima mushya, Imana ishaka yuko ubusabane bwawe nayo bwongera bukagaruka. Ca bugufa huri, twubaha Imana kandi dusenge. Uwiteka Mana yacu, Mana igira neza, turagushimye. Ijambo ryawe ni iry'ukuri kandi ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe rirakiza. Kristo yapfuye kugira ngo umwana w'umuntu akizwe, umwana w'umuntu azaronga ubugingo buhoraho. Mwami ndakwinginze, reka ijambo ryawe ribe muri twe rifite imbaraga, kandi reka ribe muri twe rigwiriye rwose, mu izina ryawe Yesu Kristo. Mana twasomye ijambo ryawe ritwereka yuko ngo ibyaha byitugatugira ku rugi, ngo aba ari twe biba byifuza kandi akaba ari twe bishaka. Ariko uravuga ati ngo muri twe harimo imbaraga, ngo bivuga ngo tugwire kubitegeka, tukwiriye kubitegeka. Ntabwo ibyaha bigomba kudutegeka, twakirere izo mbaraga, kandi n'abatarabyizera reka bakira izo mbaraga, kuko Kristo yongeye kubisubiramo ngati ngabonye Satani ngagwa avuye mu ijuru ngasa n'umurabyo. Bivuga ngo abonye Satani aje afite imbaraga nyinshi, ariko nubwo afite imbaraga nyinshi ngo nawe uduhaye ubutwari bwo gukandagira inzoka na scorpion, ngo tukagwanya imbaraga zose z'umwanzi zose, ngo kandi rwose pe ngo ndakizatugwanya ndanikizatunesha. Tuzagwanywa na byinshi ariko ndibizatunesha nitwizera amagambo yawe nguko uyatubwiye nonaha. Gira neza mwene data, ibimunesha bizi, ibimuganzura bizi, ariko reka ijambo ryawe rigira imbaraga muri we, reka ijambo ryawe ryumvishe, rimuneshereze kandi rimugwanire muri byose mu izina rya Yesu. Turakubita imbaraga zose z'umwijima mu izina rya Yesu. Amagambo turayasenya muri twe mu izina rya Yesu. Mwami ubusinzi n'ubusambanyi n'ingeso zose mbi turazisenya mu izina rya Yesu. Reka icyubahiro cyawe no gukomera kwawe bitubonekeho. Bana na mwene data, musabiye imbaraga, musabiye ubutwari, musabiye data wera guhora ari maso, kugira ngo ubwo uzaza uzamubonere kure, uzamugire neza, kandi nanjye ubwo uzaza uzambonere kurungire neza. Ubuntu bwawe rero n'imbabazi byawe bitwomeye iminsi yacu yose, mu izina rya Yesu Kristo niko nizeye. Amen, amen. Imana ikuganze mu buzima bwo gutegeka icyaha, nibyo ngwifurije mu izina rya Yesu Kristo. Naho gutaha. Shalom, shalom.